Ikaze nanone kuri chaîne yacu Isaro Life TV. Bakunzi bacu rero twongeye kubategurira ikindi kinyobwa gikozwe muri ibi bintu bikurikira. Tugiye gutegura ji y'ingenzi ku bantu babura amaraso twifashishije iyi spinach, tukifashisha na karoti, tukifashisha na beterave n'indimu na pome. Iyi ji rero ku muntu ujya ugira ikibazo cyo kubura amaraso ni ingenzi cyane ku buzima. Ubwo wakora like, ugakora na subscribe na share, ukabyereka abantu b'inshuti zawe, ukabasangiza iki kiganiro kugira ngo nabo bajye babasha kubyikorera. Ngiye kubanza mate karoti. Murabizi karoti ni ikintu ubasha kubona mu buryo bworoshye. Hanyuma karoti yacu tuyikatemo uduce dutoya, intungamubiri zacu ziba zicyuzuye. Njya muvuga ngo wenda umuntu yagize ikibazo cyo kubura amaraso, wakoze iyi ji hehe rwose no kugira icyo kibazo cyo kubura amaraso mu mubiri wawe. Na karoti yacu tuyishyire muri blender, hanyuma dukurikizeho beterave. Beterave rwose ngira ngo murayizi namwe ebana. Beterave ni ingenzi cyane. Iyi ngiyi mureba ku muntu ufite nk'ikibazo cy'umwijima cyangwa se ushaka no kwikingira ibyo bibazo kugira ngo bitamusatira, ugomba gukoresha beterave. Impamvu nkunda kwibanda ku kibazo wenda cy'umwijima, murabizi ko ari urugingo umuntu ashaka kurwara agahangayika, ruragoranye cyane. Tuzagenda tureba n'izindi, ariko umwijima wo Mana nyagasani, murabizi ukuntu umwijima iyo watatse umuntu ibibazo biba byavutse pe, biba byavutse ugasanga ni birebire. Ariko iyo ukoresha beterave, akaji ka beterave, umera neza nta kibazo. Mera neza ukumva nawe mu mubiri umeze neza. Turayikata nayo duto duto, urabibona ko beterave yacu tumaze kuyikata. Nayo tuyishyire muri blender, hanyuma twongeremo na pome. Uru rubuto rwose Mana nyagasani, uru rubuto wajyaga rwa rundi neza basoromye muri Edeni. Uru rubuto ni ingirakamaro pe, ni ingirakamaro. Kakabuto ntabwo ngakeneye. Shyiremo na pome yacu kugira ngo tubone cya kinyobwa cyacu gituma ubuzima bwacu bugenda neza. Hanyuma niturangiza dushyiremo na spinach. Iyi ni spinach ngiye gushyiramo kugira ngo ibintu bibashe kuba byuzuye. Spinach zacu ndangije kuzikata, nazo ngiye kuzishyiramo kugira ngo mbashe gusya iyi ji yacu.
turongeramo amazi meza. ni amazi meza dukoresha, ntabwo dukoresha amazi twiboneye, tugomba gukoresha amazi meza afite isuku kugira ngo tutaza kugira ikibazo cya mikorobe duhura nacyo, kandi tugira ngo ubuzima bwacu bugende neza. Biba bisa neza. Ngiye gusukamo amazi angana na mililitiro 500 kugira ngo mbashe kubona ya ji yacu. Hanyuma nsye ya ji yacu. Mvanga neza kugira ngo mbashe kubisya neza nitonze. Ji yacu inoge, tugomba kuyitondera tukayisya neza. Kugira ngo mbinoze neza ku buryo mubibona umutobe wacu ushimishije. Za ntungamubiri ziri muri pome, ziri muri spinach, ziri muri beterave, zose zibasha kwicanga neza. Twifashishije akayunguruzo keza n'ijage. Hanyuma tuyungurure. Ikindi turashyiramo igipande cy'indimu kugira ngo niba hari mikorobe, zaba zaducitse, indimu iradufasha gukuramo mikorobe. Hanyuma ubu ji yacu iratunganye. Kanze mvange neza kugira ngo ya ndimu yacu ibashe gukwirwamo neza. Murabibona ji yacu rwose ko imeze neza. Tugiye kuyitegura. Kugira ngo tubereke ukuntu ibi bintu iyo ubihurije hamwe ni ikinyobwa cyiza cyane gifite intungamubiri, ndetse nta nubwo ushobora kugira ikibazo cy'ibura ry'amaraso mu mubiri wawe wakoresheje iki kinyobwa. Mwe murabibona rwose ji yacu iteye apeti, imeze neza. Ubu twayikonsoma nta kibazo, ubundi ubuzima bukagenda neza. Niba ushimishijwe n'ibi dukoze, icyo tugusaba ni ugukora subscribe, ugakora share ku nshuti zawe kugira ngo nazo zibashe kumererwa neza, zibigerageze zibyikorere. Hanyuma ugashyiraho komenti ku kindi kintu wifuza ko twagukorera cyangwa se uko wabibonye. Ugashyiraho na like niba wabikunze. Icyo gihe tuba tubibona yuko mwabikunze, tugakomeza kubashakira n'ibindi tubasha kubakorera kugira ngo mugubwe neza. Murakoze, naho ubutaha.